Uyu munsi tugiye kureba ku gice cya kabiri cya kindi cyo kugabanya stress nyinshi mu mubiri cyangwa se umusemburo wa cortisol umwe uri ku rwego rwo hejuru. Mu gice cya mbere twabonye ibimenyetso by'umuntu waba ufite iyo stress ikabije, ufite iyo cortisol iri hejuru, aho ku mwanya wa mbere muri ibyo bimenyetso twasanze kubyibuha gukabije, kugira inda, cyane cyane inda yo hasi, ibicece kugira ngo bigende bigorana, nubwo wakora diet ukiyiriza ugakora ibintu byinshi, ariko iyo nda kugira ngo igende bikagorana mu gihe utakemuye icyo kibazo cya stress nyinshi. Kandi nanone twabonye muri ibyo bimenyetso ko harimo umunaniro ukabije, hakaba hariho kubura imbaraga, gucika intege, hariho kubyibuha, ukabyibuha amatama, ukagira mu maso h'ikibundi, uko ugenda ubyibuha imyaka yiyongera ukagenda ugira mu maso h'ikibundi. Twabonye kandi ko hazamo ibitugu, ugasanga ufite ibitugu binini, abagabo bakagira amapfupfu n'abagore nuko bakagira ibitugu binini. Ikindi twabonye ko rwose kwihanganira ibintu biri stressa biba bigoranye. Tubona ko harimo gukanguka hagati mu ijoro. Nkuko tubizi rero, umusemburo ugenga stress mu mubiri wacu, umusemburo wa stress mu mubiri wacu witwa cortisol, iyo bigeze nijoro uwo musemburo uragabanuka, umuntu akabona gusinzira neza. Ariko abantu bafite ikibazo cy'uwo musemburo uri hejuru, twabonye ko bageraho bagakanguka, kandi bagakanguka hagati ya saa 8 na saa 9. Nkanjye by'umwihariko ayo niyo masaha mu myaka yashize nakangukaga, nkaba mfite imishinga itarangira. Noneho mu gihe cyo gusinzira saa 8, saa 9, saa 10 nkaba nkangutse, ndi mu bitekerezo byinshi, nkanuye. Noneho saa 11 nkaba aribwo ibitotsi bimfata, ariko saa 12 nkaba ngomba gukanguka kuko habaga hari izindi nshingano zintegereje. Urumva saa 12 ntago waryamye, saa 8 warukanuye, saa 9, saa 10 mu gitondo igihe uboneye ibitotsi urabyuka kuko hari izindi nshingano umuntu aba afite. Urumva uririrwa unaniwe, umuntu ufite umushiha rwose, umushiha uraburi wose. Nimba ufite abana urabatura umushiha umunabi kubera ko utasinziriye neza. Nimba rero nawe ibyo bintu bikubaho igihe kinini, hariho uko kubyibuha kw'inda yanze kuvaho, n'ibyo bimenyetso bindi maze kuvuga, nimba ushaka utarabonye video igice cya mbere, ndayigushyira hano muri comment ya mbere, ugende nayo uyirebe kuko ibyo bimenyetso wabireba ukisuzuma. Nshuti yanjye rero, nyuma y'aho ngaho twisuzumye umuntu akabona ibyo bimenyetso, ubu noneho nje kukugezaho ni igiki wakora. Ese njye ku bwanjye ni igiki nakoze kugira ngo mbashe kugabanya, kuringaniza rwose iyo stress nyigabanye, noneho mbashe kuryama nsinzire, stress igabanuke, mbashe kugubwa neza. Nshuti yanjye rero, mbere yo kugira ngo nkubwire ikintu wakora, hari ikintu noneho cya mbere ngiye kukubwira. Iyo stress kiyifata noneho kikayikuba kabiri, ukaguma muri mood ya stress, ukayihorana no gufata ibintu birimo isukari. Nimba uri umuntu uhorana stress, umunaniro udashira, wa muntu kwihanganira akantu gatoya utabishobora, ikintu cya mbere kibi wakora ni ukurya ibintu birimo isukari, kunywa fanta, kunywa ji, kurya amandazi, ibinyamasukari byinshi. Nicyo kintu cya mbere, kuko bizagenda bizamure umusemburo w'isukari. Noneho ni ukubitiraho umusemburo w'isukari uri hejuru, umusemburo wa stress uri hejuru, urumva ko bizaba ibibazo bikomeye. Isukari rwose, nimba waribonyeho ibyo bimenyetso, isukari, ibintu biryohereye, ibintu birimo amasukari cyane, ube ubiretse. Nakugira inama yo kuba ubiretse fanta, amaji, amandazi, amakeke, ibintu byose by'inyamasukari ube ubiretse cyangwa se ubigabanye. Ikindi rero kindi kitazagufasha mu gihe uri muri iyo rwose monde, uhorana stress, uhora uri muri mood rwose y'umuntu ufite stress, kuryama byanze, iyo nda yo hasi itagenda, malgré diet zose ukora, ikindi kintu ni ukugabanya coffee ukazigabanya. Nimufata coffee rwose buri munsi, ukagabanya coffee ufata. Kandi ikindi ugomba kwirinda ni ukumara umwanya munini utarajya mu buriri. Nubwo nta bitotsi wabona, ariko ujya mu buriri unihangane, wirinde ama ekara, wirinde rwose telefone, amateleviziyo mu gihe uri mu buriri wabuze ibitotsi. Ugume mu buriri, ube ubugumyemo, nta kindi kintu ureba.
ikindi rero kindi uzirinda no kuguma muri environment irimo ibintu bitajyanye nawe. Ndabizi rwose hari igihe umuntu afite inshuti akabona ntizijyanye nawe, ntabwo mvuga ko ari uko zidashobotse, ariko energy zawe ntabwo zijyanye na energy z'inshuti zawe. Izo ushoboye kugabanya ni ukuzirinda. Abantu ubona bakuhuza mu busutwa, batuma utekereza cyane, baguha stress nyinshi, ni ukubagabanya. Harimo abo utagabanya rwose, harimo abo uzagumana nabo igihe kinini, ariko abo ubona wabasha kugabanya igihe, umwanya ubaha, ubikore kuko bizagufasha. Nyuma y'ibyo bintu rero tugomba kugabanya, ni igiki noneho wakora kugira ngo iyo stress yawe igabanuke? Inshuti yanjye, ikintu uzakora cya mbere na mbere kiruta ibindi ni ukubanza ugashaka ikintu bita magnesium ikaba hafi mu buzima bwawe. Ugafata magnesium ukajya uyifata mbere yuko ujya kuryama, kuko magnesium ni supplement izagufasha kugira ngo ujye ubasha gusinzira neza, uruhuke neza, ubwonko buruhuke neza. Noneho niba uruhuka neza niko stress izaba igabanuka mu mubiri wawe. Inshuti yanjye, magnesium uyishake mbere yo kuryama, ntabwo ari mu gitondo. Mbere yo kuryama ujye ufata iyo supplement ya magnesium. Supplement ahane ebyiri kuko ndakubwira n'indi ya kabiri ndi umuhamya wabyo, kuko ni supplement nakoresheje n'ubu nkikoresha, kuko nizo zamfashije kugira ngo mbashe kuryama neza, stress igabanuke. Ni supplement ya B1. Inshuti yanjye, nufata magnesium ugafata B1 buri munsi, ukabifata igihe kinini, ndakubwiza ukuri ko amezi 2-3 uraba utandukanye na stress ukundi. Ni ibintu by'ingenzi bizagufasha, kandi umubiri wawe uzagushimira rwose. Uzajya uryama, nimba by'umwihariko uri umuntu wajyaga akanguka mu masaha 8 saa 9, cyangwa se wajyaga mu buriri akabura igitotsi, uzasinzira neza. Ikindi kintu rero kizagufasha nuko uzashaka ikintu bita L-theanine. Ni ikintu dusanga mu bibabi bya green tea cyangwa se thé vert, cyangwa se tukanagisanga muri thé matcha. Thé matcha izagufasha, thé vert izagufasha, green tea izagufasha. Bizabe ari ibintu ukoresha kugira ngo ya acide irimo ifashe ubwonko kuruhuka neza, igufashe no gusinzira neza no kugabanya iyo stress. Kandi ibyo nibigufasha niko no kugabanuka inda cyane, ya nda yo hasi igigorana ku bantu bafite stress nyinshi mu mubiri, niko bizagenda byoroha. Ikindi kintu rero nacyo kizagufasha ku bantu babishoboye, bafite ubushobozi, abantu bakunda kurya salade, nuko amavuta y'ifi yabafasha. Ukajya ushyira amavuta y'ifi mu biryo byawe. Hari n'abantu banywa akayiko mu gitondo babyutse, nabyo ni byiza kuko bifasha ubwonko bwawe kuruhuka. Ndetse na kwa kundi hari ukugenda umuntu yibagirwa kubera stress nyinshi, biramufasha noneho kwibagirwa bikagabanuka. Inshuti yanjye, stress ni mbi rwose. Hari n'abantu bibaho bakibagirwa vuba kubera iyo stress. Ayo mavuta y'ifi azagufasha, kandi no kurya amafi nabyo bizagufasha, kuko amafi n'amavuta y'ifi byose bibamo omega 3. Ni ibintu bizagufasha, ujye ubirya cyane, bizagufasha mu kurya. Kandi ujye urya shokora y'umukara mu gihe wayibonye, iri mu bintu bizagufasha. Ntabwo ari ya shokora iryohereyeho, ya ni shokora y'umukara. Inshuti yanjye rero, ibyo ni ibintu by'ingenzi uzashyira mu buzima bwawe utari usanzwe ushyiramo, cyangwa se nimba wanabikoraga ubikore igihe kirekire. Magnesium, tugashaka nanone amathé vert cyangwa se green tea, ndetse n'icyayi cy'amaca. Noneho rero hari discipline tuzagenderaho nk'abantu dufite iyo stress. Inshuti yanjye, nuko tuzagerageza tukajya tujya mu buriri hakiri kare gashoboka. Nubwo tutari businzire, ariko turajya mu buriri hakiri kare gashoboka rwose, kugira ngo umubiri wacu dutangire kumenyereza kugira discipline yo kujya mu buriri hakiri kare. Kandi nujya mu buriri, nukuri ekara, televiziyo, amatelefone ube ubihagaritse. Ntujyane telefone mu buriri, telefone uyisige aho ngaho.
ibyo rero birengeje mu kujya mu buriri hakiri kare nuko ku bantu bari gukora diet zizagufasha, kuko urumva isukari izagabanuka mu mubiri wawe. Twabonye ko isukari ari umwanzi rwose wa stress, isukari izagabanuka. Ariko mu gihe uri umuntu diet utaramenyera cyane, utaraba umu expert, inshuti yanjye, utangire urya 2 ku munsi, 1 ku munsi ube ubiretse, utangire urya 2 ku munsi. Mu gihe 1 ku munsi ubikoze ukumva biragwa stress, biragushyira muri ya mood rwose ya stress nyinshi, hoya ujye urya 2 ku munsi kugeza igihe umubiri wawe umaze kugabanya stress. Kandi mu kurya kwawe ujye wibanda ku mboga z'icyatsi, kuko harimo potassium nyinshi, harimo magnesium nyinshi. Nibwo wafashe supplement bizagufasha kugira ngo ubwonko bwawe nibufata izo ntungamubiri bubashe kuruhuka neza. Inshuti yanjye rero, n'ibyo bintu n'iryo banga rwose. Nuramuka ushatse magnesium, ugashaka B1, ugashaka L-theanine ariyo tubona mu cyayi, mu byayi by'icyatsi, ukajya ufata amavuta y'ifi ukanywa akayiko, ukayakoresha muri salade cyangwa se ukarya n'amafi, nabyo bizagufasha. Inshuti yanjye rero, nizere ko iyi video yagufashije kandi rwose tugiye gufatanya stress yo mu mubiri tukayigabanya. Uzagerageze umbwire nyuma y'ukwezi uri gufata izo supplement, uryama uko bikwiye. Ariko hari n'ikindi kintu nibagiwe cy'ingenzi, nubwo nari nsezeye, kugenda n'amaguru ni ingenzi. Inshuti yanjye, iyo ugenze n'amaguru umubiri urananirwa, kandi iyo umubiri unaniwe nibwo rwose ubasha kugabanya stress. Kugenda n'amaguru ubishyire muri discipline yawe ya buri munsi. Ngaho rero naho ubutaha mu yindi video y'ubutaha. Love you guys, bizu bizu.